Turabaramukije bakundwa muri Kristo Yesu, buntu bw'Imana bubane namwe abaza ku isengesho ribohora official. Tubahaye ikaze aho muherereye hose, muze tuganira ijambo ry'Imana. Reka dufate umwanya wo gusenga. Data, mu izina rya Yesu Kristo, twinjiye mu mwanya w'ijambo ryawe. Ngwino uvugane n'ubuzima bw'abantu bose baje hano ku isengesho ribohora official, ntihagire n'umwe usubira yuko yaje. Manuka mwami, wigaragaze kandi uhishure mu ijambo ryawe, uhure n'ubuzima bwa buri wese wo muri twebwe, mu izina ry'uwabambwe agapfa akazuka, akaba ari wowe Yesu Kristo twahawe gukirizwamo ndetse tuguhabwa kugira ngo tukubonere mu bugingo. Buri wese kano kanyuje hano akubonere mu bugingo bwuzuye kandi bushyitse mu izina rya Yesu Kristo. Sengeye amatwi ya buri wese mwamuje hano kugira ngo yahe kumva no kwakira no gusobanukirwa icyo umwuka avugana nawe. Buri wese umuhe kumva icyo uvugana nawe mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo buri wese uje hano, Mwuka Wera muhe kumva icyo uvugana nawe mu izina rya Yesu Kristo. Nanjye Mwuka Wera ntaba ari njye, ahubwo Mwuka Wera vugane n'ubu bwoko kugira ngo izina ryawe rihimbazwe kandi rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Amen. Twinjiye mu mwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo dusome muri Mariko igice cya 9 kuva ku murongo waho wa 14. Ni mirongo myinshi turi busome, turageza ku murongo wa 28. Ni titiri iravuga ngo akiza umuhungu urwaye igicuri. Akiza umuhungu urwaye igicuri. Ngo bageze aho abigishwa be bari babona iteraniro ry'abantu ribakikije n'abanditsi bajya impaka nabo. Uwo mwanya abantu bamubonye baratangara cyane, barirukanka baramusanganira, baramuramutsa. Arababaza ati, mwabagishaga impaka z'ibiki? Umwe muri bo aramusubiza ati, mwigisha, nkuzaniye umwana wanjye atewe na dayimoni utavuga. Aho amusanze hose, iyo amufasha mutura hasi, akamubirisha ifuro, akamuhekesha amenyo, akamubabaza. Mbwira abigishwa bawe ngo bamwirukane, ntibabishobora. Yesu arabasubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe batizera, nzageza he kubana namwe? Nzabihanganira kugeza ryari? Nimumunzanire. Baramumuzanira. Dayimoni abonye Yesu atigisa umwana cyane, aragwa arigaragura abira ifuro. Yesu abaza ati, yafashwe ryari? Aramusubiza ati, yafashwe akiri umwana. Kenshi cyane amuta mu muriro cyangwa mu mazi ngo amwice. Ariko niba ubishobora, tugirira imbabazi udutabare. Yesu aramubwira ati, uvuze niba mbishobora, byose bishobokera uwizeye. Uwo mwanya se uwo mwana avuga cyane ati, ndizeye, nkiza kutizera. Yesu abonye iryo teraniro ry'abantu rimushikiye biruka, acyaha dayimoni ati, yewe dayimoni utavuga kandi utumva, ndagutegetse muvemo, ntukamugarukemo ukundi. Arataka aramutigisa cyane, amuvamo, asiga umuhungu asa n'upfuye. Bituma benshi bavuga bati, arapfuye. Yesu amufata ukuboko, aramuhagurutsa, arahagarara. Yinjiye mu nzu, abigishwa be babonye ko biherereye, baramubaza bati, ni iki cyatumye twebwe tutashoboye kumwirukana? Arabasubiza ati, bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiriza ubusa. Ndagira ngo nganire nawe. Urumva akajambo dusorejeho, Yesu aravuze ngo rirakwigisha ko hari umwuka ushobora kuza ukinjira mu buzima bw'umuntu. Uwo mwuka wo ukabona umuntu, ukabona ikibazo, ukibwira ko icyo kibazo kizanye, kumbe hari umwuka ugitera. Ababonaga
uyu mwana utavuga bari batarasobanukirwa, ntibari bazi igituma atavuga. Ababonaga yitura hasi bo bari bazi ko ari indwara isanzwe, bari bazi ko ari ukwitura hasi. Ariko hano iki cyanditse kirimo kirahishura ko hari icyari kihishe inyuma yo kwitura hasi k'uyu muntu, hari icyari kihishe inyuma cyo kutavuga k'uyu muntu. Reka nkubwire, hari ikihishe inyuma y'ibyo bibazo uri gucamo, hari ikihishe inyuma y'izo ntambaro uri muranyuramo, hari ikihishe inyuma yo kuribwa ko mu nda kwawe, hari igituma uribwa mu nda yawe. Ntabwo uko kuribwa muri iyo nda ari ibintu bisanzwe, ntabwo ibituma uribwa uwo mutwe udakira ari ibintu bisanzwe. Icyo gitera uwo mutwe kukurya nicyo tugomba guhangana nacyo, nicyo ugomba guhangana nacyo. Benshi ashobora kuribwa umutwe akarwana no kuvuga ngo umutwe uri kunya, ariko niki gitumye uwo mutwe ukurya? Mu nda harandya. Niki gituma mu nda hakurya? Ukashaka kujya kurwana no gukemura bwa buribwe uri kumva, ariko udahanganye na cya kindi cyatumye uribwa. Uyu mwana amaze kugezwa imbere y'abigishwa, abigishwa ntabwo bashoboye gukuraho ikibazo uyu mwana yari afite. Ariko nubwo bimeze gutyo, nyiri umwana yari yagerageje gusobanura ikibazo umwana afite, ahubwo abigishwa cyaje kubananira. Kuko hano turabona yuko nyiri umwana yavuze ati dore nkuzaniye umwana wanjye utewe na dayimoni utavuga. Nuvuga ngo uyu mwana yari yaragabweho igitero mu isi y'umwuka, bari bamugabyeho igitero. Nuvuga ngo igitero cyari igitero cy'umwuka witwa dayimoni, cyangwa se ikiremwa cy'umwuka cyitwa dayimoni. Iyi dayimoni rero yari yarahawe inshingano zo gutuma uyu mwana atazigera avuga n'umunsi n'umwe. Ariko si ukuvuga gusa, kumbe umwana we yashakaga kuvuga, ariko ya dayimoni igatuma atavuga, igafunga ururimi, igafunga akanwa, yashaka gusohora ijwi ntibikunde, kuko uyu mwuka wadominaga akanwa k'umwana, ururimi rw'umwana. Birashoboka ukaba uri kunyumva nawe ufite umwuka ukudomina, utakwemerera kumva, utakwemerera kuvuga, utakwemerera gusobanukirwa. Uwo mwuka ndawukubitisha amaraso Yesu Kristo, uve mu buzima bwawe. Icyo kiremwa kikuvemo mu izina rya Yesu Kristo, kikuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Hano turi kubona neza yuko uko inkuru ikomeje, ngo noneho ngo aho amusanze hose iyo amufashe amutura hasi. Kumbe ntabwo uyu mwuka, iki kiremwa cy'umwuka cyitwa dayimoni, aho cyasangaga uno mwana, aho ariho hose, niba kimwinjiyemo ari mu muhanda, cyamuteraga kugwa hasi. Niba iki kiremwa kimwinjiyemo ari mu nzu, cyamuteraga kugwa. Niba kimusanze muri dushe, cyamuteraga kugwa. Hari abantu tujya tumva ngo banyereye bakagwa muri dushe, bakibwira ko ari bisanzwe. Kumbe ni dayimoni iba yabateye kugwa hasi. Hari umuntu uba wakubonye mu isi y'umwuka, akakusunikira, akagushumuriza imyuka mibi, ariyo twita imyuka mibi. Twabonye kuri mu byiciro bitandukanye. Hari imyuka twita abadayimoni, aribo bamarayika b'umwijima, hariyo twita abazimu, hariyo twita amageni. Ariko abadayimoni hari n'igihe abangaba tubita inzoka. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo dore nabonye Satani agwa mu ijuru ameze nk'umurabyo, ariko mbahaye ubutware bwo kuzajya mukandagira inzoka na scorpion. Hari igihe imyuka mibi cyangwa ibiremwa by'umwuka byitwa inzoka. So noneho rero sasa rero ikinjiraga muri uyu mwana, ngo aho cyamusangaga hose cyamuturaga hasi. Cyamara kumutura hasi, ubwo bijyanishe n'iby'ubuzima bwawe ucamo. Ntubyumve nk'inkuru, ntubyumve nk'inkuru. Hari igihe umwuka ushobora kuba waratumweho umwuka, watangiza business, wa mudayimoni ukaza ukayikubita hasi. Wakongera watangiza undi mushinga, dayimoni kazi gakubita hasi wa mushinga.
wowe ukagira ngo wenda ni ukwiga nabo umushinga, kumbe hari umwuka udakwemerera kugira ngo icyo ukoze ngo kiguhire. Uyu mwuka rero, uyu mwuka ntabwo ari umwuka gusa, ni niyo tuvuga umwuka wumva ikiremwa cy'umwuka nyine, wumva ikintu kidafite umubiri, wumva ikintu kidafite amaraso, wumva ikintu kidafite uruhu, kitagaragara, ariko gifite ububasha bwo kudomina ubuzima bwawe igihe utabaye maso, igihe utabimenye. Kuko uyu mwana urumva ko iki kiremwa cyaramudominaga nkuko turi kubisoma. Noneho rero sasa ngo adukomeje ngo aho amusanze hose yamufashe amutura hasi, akamubirisha ifuro, akamuhekesha amenyo, akamugagaza. Hari abantu bajya barota barimo barahekenya amenyo, umuntu akabasinziriye aryamye, ukabona ariko ari guhekenya amenyo. Urumva ko guhekenya amenyo bishobora biterwa n'abadayimoni. Wowe urota uri guhekenya amenyo mu ijoro usinziriye, cyangwa wa mubyeyi ugasanga umwana wawe arimo arahekenya amenyo asinziriye, menya ngo ni dayimoni ibiri muri uwo mwana, ikeneye gukubitwa, ikeneye kuva muri uwo mwana mu izina rya Yesu. Dukomeje tugasoma rero ngo noneho ngo arabasubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe batizera, nzageza he kubana namwe? Urumva ko Yesu abana n'abantu bizera. Umuntu utizera ntabana nawe. Usibye n'ibyo, utizera nta bugingo afite, nta juru afite. Utizera ntashobora kunezeza Imana namba na gake. Umuntu utizera, biravuga ngo uwegera Imana wese agomba kuba yizera ko iriho kandi igororera abayishaka bose. Ni ukuvuga ngo rero uyu Yesu Kristo yahise abwira abigishwa ati, yemwe bantu mutizera, nzahereza kubana namwe. Iyo utizera, Yesu ashobora kukureka, Yesu ashobora kugucikaho, Yesu ashobora kukuvaho, Yesu ashobora kurambirwa kugendana nawe. Imana ishobora kurambirwa kugendana nawe. Tugendana n'Imana biciye mu kwizera kwacu, tugendana n'Imana biciye mu buzima bwizera. Ukiranuka utizera ntiwagendana n'Imana, usenga utizera ntiwagendana n'Imana, uhanura utizera ntiwagendana n'Imana, ubwiriza ubutumwa utizera ntiwagendana n'Imana. Icyo wakora cyose iyo utizera ntushobora kubana n'Imana, ntushobora kugendana n'Imana. Niyo mpamvu tubona mu ijambo hari abantu Yesu yabwiraga ngo kwizera kwawe kuragukijije. Ntabwo yababwiraga ngo ngewe ndabakijije, ahubwo yarabarebaga, yareba kwizera mu mitima yabo, yareba ibyiringiro bafite, yareba kudashidikanya bafite, agahita ababwira ngo kwizera kwawe kuragukijije. Kwizera rero kushobora, narabivuze cyane mu nyigisho ya mbere twigisha ku ntwaro, twabonye ko kwizera ari intwaro ibasha kuzimya, ibasha gusama za mesire zose ikuzimu bakurasaho. Twabonye ibushize hano mu Rwanda igihe ibisasu byagwaga hariya Igisenyi, twabonye ukuntu ubwirinzi bw'ikirere cy'u Rwanda bwagendaga bubisama. Iyo biza kugwa hasi byari gusenya Gisenyi yose. Niko bigenda no mu mwuka. Iyo ufite kwizera, kwizera kubera ingabo igukingira mesire, imyambi Satani ashobora kukurasaho. Twabonye ko imyambi aturasa cyangwa za mesire Satani adutera, nizo ashobora kukurasa. Za mesire cyangwa imyambi ya Satani nizo nyatsi, nubwo bukene, niyo krize, nizo ndwara, ni igisuzuguriro, ni icyangiro, ni ugutabwa, ni ibibazo byo mwisi. Nibyo Satani yifashisha bikamera nk'amakombora akurasaho. Aya makombora rero ahagarikwa, azimishijwe n'izindi mesire tugira z'ubwirinzi, arizo twita kwizera. Niyo mpamvu rero hano Yesu avugana n'uyu muntu n'aba bantu yavuze ngo, yemwe bantu b'iki gihe batizera, nzahereza kubana namwe.
nzabihanganira kugeza ryari. Bishatse kuvuga ngo rero kutizera kwawe gushobora gutuma Yesu atanakwihanganira. Ni ngombwa rero yuko ugomba kuzamura kwizera. Bibiliya ivuga ngo dore kwizera kuzanwa no kumva ko kumva ijambo ry'Imana. Iyo ushaka kugira ngo uzamure kwizera kwawe bisaba kugira ngo imyumvire yawe myiza yo mu ijambo ry'Imana ibihanitse. Uko ugenda wumva ijambo ry'Imana niko kwizera kwawe kugenda kwiyubaka, gukura, kuzamuka. Noneho rero sasa dukomeje ngo arababaza ati dukomeje ngo baramumuzanira. Dayimoni abonye Yesu atigisa uwo mwana cyane, aragwa arigaragura abiri furo. Icyo kiremwa cy'umwuka, kiremwa cy'umwijima, marayika w'umwijima bari barashyize muri uyu mwana, abonye Yesu ngo amutura hasi. Ndatura kugira ngo icyari kikurimo cyose cyumva umwami Yesu, kibona umwami Yesu, kikuvemo izina rya Yesu Kristo. Cyo kigenda mu nda yawe, cyo kigenda mu bitugu, ndavugana nacyo, cyumvijwe rya Yesu, cyumvire Yesu, kibona Yesu, kikuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo icyo kigutera umubabaro n'agahinda, icyo kigutera amaganya no kwiheba, icyo kigutera ibyaha, kigutera ubusinzi, cyumva izina rya Yesu, ngo businzi bukuvemo. Yewe dayimoni we winjiye muri uyu muntu umutera ubusinzi. Yewe dayimoni we winjiye muri uyu muntu umutera gusambana, asambana nawe atabishaka. Ndagutegetse sohoka muri uyu mukobwa, ndagutegetse sohoka muri uyu mugabo mu izina rya Yesu Kristo. Yewe dayimoni utera ubusinzi, ndagutegetse va muri uyu muntu, usohokemo mu izina rya Yesu Kristo. Wowe mutera kuribwa mu nda, ndavugana n'umudayimoni. Yewe dayimoni ndagutegetse va mu buzima bw'uyu mwana, va mu mibereho y'uyu mwana, hunga ubwonko bw'uyu mwana, izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Ntegetse uyu mwuka mu izina rya Yesu utuma wumva mu matwi hari ibintu bimeze nk'injereri. Yewe wa mudayimoni uri muri aya matwi, wicaye muri aya matwi y'uyu muntu nyumva, musohokemo, muvemo amatwi yabe mazima, muvemo, musohokemo amatwi ya ahabuke, abohoke. Yewe wakiremwa cy'umwuka, wa mwuka uranyumva, wowe udafite umubiri, wowe udafite amaraso, washatse kwitiza aya matwi y'uyu muntu, washatse kumekeroge, ndetse mureka byare, turagutegetse mureka byare. Dayimoni mureka byare, dayimoni mureka same, mureka byare, dayimoni mureka same, dayimoni mureka byare. Wewe wahawe misiyo yo kumubuza kusama, umubuza kubyara, umubuza gucicira. Ndagutegetse wewe wamubujije guheka, rekura uyu mugore abashe gusama, rekura uyu mugore, rekura matrisi yiwe ibashe gusama, rekura uyu mugore abashe gutwita mu izina rya Yesu Kristo, abashe kubyara Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga y'amaraso Yesu Kristo. Urakoze mwami kubw'iyindi uzibuye, tuguhaye amashimwe, tuguhaye icyubahiro. Uzibuye inda y'uyu mugore wari umaze imyaka 3, wari umaze imyaka 3 adasama, kubyara byaranze, umaze imyaka 7 adasama byaranze. Ndamuzingura, ndaca uruzingo rwacuritse uwo mura, izina rya Yesu Kristo. Yewe mwuka we wacuritse uwo mura, ngo izina rya Yesu Kristo urekure uveho. Uyu muntu Tom uyu mugabo atagira ubushobozi bwo gutera inda, reka agira ububasha, reka agira ubushobozi bwo gutera inda, izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Urakoze mwami, tuguhaye amashimwe, tuguhaye icyubahiro kubw'uyu muntu. Izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rikuzwe byose bidashira, mu izina rya Yesu amazina yose. Amen. Izere wari ufite icyo kibazo cyo kudatera inda no kudatwita, kwizera kwawe niko kugukijije, kuko wumvise ko Yesu yavuganye n'aba bigishwa be, yabanaga nabo, yagendanaga nabo, yarababwiye ngo nzahereza he kubihanganira, nzahereza he kubana namwe. Yemwe mwabafite kwizera gukemwe, zamura kwizera kwawe, wizerere muri iryo sengesho. Urabohowe, ugize ubushobozi bwo gutera inda, nawe wa mudamu we ugize ubushobozi bwo gusama, urasamye mu izina rya Yesu.
ntubishidikanyeho, urabona ubwiza bw'Imana. Hanyuma rero dukomeje tugasoma iri jambo ry'Imana ngo bazanye Yesu uwo mwana bamumuzane Yesu, ariko ngo uwo mwana akigera imbere ya Yesu atigisa uwo mwana cyane ngo aragwa arigaragura abiri furo. Yesu abaza se ati yafashwe ryari? Ni ingenzi cyane kumenya si uko Yesu yarananiwe cyangwa se atarazi igihe yafatiwe, kuko umwami Yesu azi byose. Ariko hano hari icyo yatwigishaga twebwe abakozi b'Imana b'iki gihe, twebwe abasenga b'iki gihe, ashaka kutwereka ko ari ingenzi kumenya igihe umuntu yafatiwe, igihe umuntu yaterewe, igihe ikibazo cyatangiriye. Ni iby'agaciro kumenya ngo ikibazo cy'uyu muntu cyatangiye ryari, cyaje gute. Niyo mpamvu hano Yesu yabajije uyu muntu kugira ngo atwigishe, aramaze ngo yafashwe ryari. Se w'umwana umva ukuntu yamusubije, aramusubiza ati yafashwe akiri umwana. Kumbe uyu dayimoni ibasha kwinjira mu muntu ukiri umwana, kabona kana kararira kandi ugahoza wapi ukagiheka mu mugongo wapi kakanga, ukagira gute wapi kakanga, ukakabyinisha wapi kakanga, ukagahibere wapi kakanga, ho kagira ngo ni ibindi bimundi. Ni dayimoni yamwinjiyemo, ikeneye gukubitwa. Ntabwo wayihenda ngo ntabwo wakonsa umwana niba dayimoni yamwinjiyemo ngo dayimoni muvemo iri kumutera kurira. No. Urabyumvise neza cyane ko uyu mudayimoni ngo yinjiye muri uyu mwana akiri mutoya. Dayimoni yakwinjira mu mwana afite ukwezi kumwe, yakwinjira mu mwana afite icyumweru kimwe, yakwinjira mu mwana afite amezi 2, 3, 5, yakwinjira mu mwana afite umwaka wose, yakwinjira. Usibye n'ibyo, reka nkwibire nibanga mwaba mama mwe muba mutwite, dayimoni ishobora kwinjira no mu mwana akiri mu nda. Mwana akazavuka uzi ko ari umwana, ariko akavuka ari ikindi kiremwa kimurimo. Niyo mpamvu ari ngombwa mwababyeyi mwe mutwite mugomba gusengera abana banyu bakiri mu nda, mukabatwikiriza amaraso ya Yesu Kristo, mukabatwikiriza imbaraga z'umwuka wera. Jambo rirambwira ngo Imana ibwira Bikira Mariya ngo imbaraga z'Uwiteka zizagucingiriza, hanyuma none uzatwita uzasama umwana w'umuhungu. Urumva ko hari imbaraga zaje zikingiriza zigota Bikira Mariya. Hari imbaraga ugomba guhamagara zigakingiriza inda yawe, zikarinda inda yawe kugeza igihe umwana wawe avukiye. Atari ibyo nutamubera amaso ngo umusengere, ntabwo umwana yakwibera amaso ari mu nda, cyangwa se igihe aba akiri mutoya ntabwo yabasha kwibera amaso. Ndagukangura wa mubyeyi we, ndagukangura wa mugabo we, ndagukangura wa mugore we, wowe uri kunyumva, kanga ukubere maso abana bawe. Wumvise ko dayimoni yafashe uyu mwana akiri mutoya, nawe abawe abadayimoni babinjiramo bakiri batoya, bakazakura ari ibirara, bakazakura ari abana batagirwa inama ngo bumve, utabahugura ngo bahugurike, utabacyaha ngo bacyahike. Nakazi kawe ko kugira ngo ubere maso aba bana, kuko ubonye yuko dayimoni zifite ubushobozi bwo kwinjira mu bana bakiri batoya, zikabangiza, zikabateramo imico mibi, zikabateramo ingeso mbi. Kandi ukabona gatangiye kwiba gafite imyaka 5, gafite imyaka 6, kagatangira gutukana ibitutsi bya danje, ibitutsi bikomeye n'umuntu mukuru atabasha kuvuga, gafite imyaka 5. Nuko kwibwira ngo ni ibitutsi nibisanzwe, kumbe ari ikidayimoni cyaje kinjira muri uwo mwana. Aravuga agatukana ukagira ngo ni uri gutukana, kandi ari umudayimoni witije akanwa ke, witije ururimi rwe, umukoreramo. Yavuga ukagira ngo ni uvuga, yatukana ukagira ngo ni utukana, kandi ari umudayimoni uvugira kuri urwo rurimi, utuka abandi aciye kuri urwo rurimi. Mu izina rya Yesu Kristo, nawe waba uri umuntu mukuru, kidayimoni kikaza kukwinjiramo, kikaza kiguteza amahane, kikaza kiguteza umushiha. Wowe kwibwira ngo ni umushiha wawe bwite, kumbe hari ikiremwa cy'umwuka cyaje kinjira muri wowe. Noneho kuko icyo ubwacyo gihora gikanyaraye, gihora kirakaye,
kirakaye, gihora gifite umushiha. Erega buriya abazimu n'abadayimoni nta guseka bagira, nta munezero bagira, nta byishimo bagira. Iyo binjiye mu muntu ikintu kigaragara, uwo muntu azasharira, uwo muntu azagira umushiha, uwo muntu azagira amahane. Birashoboka buri uranyumva uri umuntu mvuga ibi bintu bikubamo, ibyo ni ibidayimoni bigomba kukuvamo, ni umwuka ugomba kukuvamo, uwo mwuka w'amahane nawe ukubitisha amaraso Yesu Kristo, nawe ukubitisha izina rya Yesu, nugusohokemo fire kwa jina la Yesu. Nawe rero fatanya nanjye uwirukana ukuvemo. Ni wowe nyine ugomba kwibera maso ukamenya kuri inzu nini. Umuntu ni umuntu munini agizwe n'ibyumba byinshi. Ibi byumba byo batabibereye maso asanga hari ibyumba abadayimoni binjiyemo, ibiremwa by'umwuka byinjiyemo bigatura muri uwo muntu. Twabonye Mariya Magadalena yirukanwamo abadayimoni bagera mu 7,000. Birashoboka rwose ko umwana w'umuntu wowe ubwawe waturwamo n'imyuka irenga 1,000 n'imyuka 10,000 yaguturamo iyo utabaye maso ko winjiriwe ngo usohore ibyakwinjiriye. Yesu ijambo ryaravuze twigishije bushize ngo umunyamaboko iyo arinze ibintu bye ngo biba amahoro masa, ngo ariko iyo hagize uza wundi umurusha amaboko ngo aramufata akamuboha, yamara kumuboha ngo akamunyaga intwaro yari afite ngo akazigaba. Iyo Satani akwatatse akakurusha imbaraga, akakurusha amaboko, akuvanaho iby'Imana yaguhaye byose, akavanaho umutima mwiza, akagusigira umutima mubi, akuvanamo urukundo, akagusigamo urwango, akuvanamo amahoro, akagusigamo amacimirane, akuvanamo ibyishimo, akagusigamo umubabaro, akuvanamo ibintu byose, akuvanamo kwizera, akagusigira gushidikanya, akuvanamo ibihe byo gusenga, akagusigira amagambo. Wa mwanya wagafasha usenga uvugana n'Imana, ugasanga wa mwanya wawe wahindutse amagambo wo kwicara uvuga n'ababandi. Hinduka mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo biremwa nibikuvemo, cyo mbaraga nizikuvemo, iyo myuka nikuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Turayitegetse kugira ngo ive mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ubohoke muri isha, ubohoke muri iminota mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo byatumaga bigutura hasi, ugaturwa hasi mu buryo bwo kwizera. Uyu munsi wizeye, ejo wanamutse. Hari umwuka utumugwa mu kwizera, hari ikiremwa kikugusha mu kwizera, kitemera ko kwizera kwawe guhagarara ngo guhore gushikamye. Icyo kiremwa kikwitendekaho, kidashaka ko wizera ku manywa, kidashaka ko wizera nijoro, kidashaka ko wizera buri iminsi yose, kikurekure mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Dukomeje tugasenga rero, tugasoma ijambo ry'Imana, tubonye ko umwana uyu muntu yafashwa akiri umwana. Aho ngaho tubivanamo icyigisho cy'uko ababyeyi mugomba kubera amaso abana banyu kugira ngo ibiremwa by'umwuka bitazabinjirira. Kandi tubonye yuko n'umudamu utwite umwana akiri mu nda, dayimoni ishobora kwinjira mu nda mu mwana akavuka ari ikibazo. Ndagusengera kano kanya wowe unyumva utwite mu izina rya Yesu Kristo, uwo mwana wawe uri mu nda mutwikirije amaraso Yesu Kristo. Dayimoni ntibakamwinjiremo ukundi, myuka ntikamwinjiremo ukundi, myuka ntikamwinjiremo ukundi, myuka ntikamwinjiremo ukundi mu izina rya Yesu Kristo. Kenshi na kenshi ni ryari abadayimoni binjira mu mwana? Ni igihe umubyeyi utwite aba yuzuye akababaro, aba yuzuye agahinda. Direct muri ka gahinda abadayimoni bahita bamanuka bakinjira muri wa mwana ukazasanga nawe avukiye munsi y'ibikomere n'imikurire yiwe, ugasanga arimo araca mu bimukomoretsa, arimo araca mu bimubabaza gusa, kubera umwana n'ubundi nawe ubwe ku giti cye nyina yamutwitiye mu gahinda, nyina yamutwitiye mu mibabaro. Uzabaza ubuzima bwa Yabesi yajyaga atakira Imana, akavuga yuko yavukiye mu bibazo, yavukiye mu mubabaro, bamwita agahinda. Noneho mu mikurire yiwe asanga ari mu buzima bw'agahinda, asanga ari mu buzima bw'amarira, kuko n'ubundi nyina mubyara yamwise Yabesi, amwita Yabesi bitewe n'ibihe nyina yari arimo. Nyina yari ari mu bihe by'imibabaro, nyina yari ari mu bihe by'agahinda. Ibyo bihe by'agahinda abitaransfera muri Yabesi. Icyamfashije Yabesi kugira ngo amateka we ahindure
ahinduke nuko yagize igihe cyo kwinginga Imana atakira Uwiteka. Uwiteka yumva umubabaro we, amukiza uwo mubabaro yari yarakuriyemo, amukiza uwo mubabaro yaravukiyemo. Ndagusengera birashoboka ukabuneza amatwi nawe waravukiye mu mibabaro, dayimoni y'agahinda ukavuka ikurimo bitewe na situation nyina nyoko yakubyariyemo, ariko akakanya ndakwaturaho deliverance mu izina rya Yesu Kristo. Igutandukanya n'agahinda mama yagusamiyeho mu izina rya Yesu Kristo. Igutandukanya n'ibihe nyoko yagusamiyeho, ibihe nyoko yakubyariyemo, ndagutandukanya nabyo. Niba byari bishaririye, niba byari iby'intimba, niba byari iby'imibabaro, niba byari ibihe by'ubukene, ngutandukanyije n'ibihe nyoko yagusabiyemo byari bikigukurikirana. Iyo dayimoni yagufashe y'imibabaro ukiri mu nda ya nyoko cyangwa se umaze kuvuka, ndagutandukanya nayo, ndakuderivura mwaturiyeho deliverance kano katika jina baderi. Kandi Imana ikugirire neza. Iyo ni deliverance bikenewe buri muntu wese. Nakubwiye ngo Yesu yabajije uyu mubyeyi ngo uyu mwana yafashwe ryari. Wasanga ikibazo cyawe nawe ubwawe pardon, wasanga cyaragufasha ukivuka cyangwa ukiri mu nda ya nyoko, cyangwa ukitwa ngo nyoko yagusamyemo uwo munsi, cyangwa se uwo munsi wavukiyemo. Umunsi wavutse musanga nyoko afite akababaro, afite agahinda, yabuze ibyo gufatiramo, afite igikomere cy'ubukene, yabuze ibyo gufatiramo, yabuze ibyahi by'umwana, agufatira mu ishati ya so yakase, abura uburyo bwo kugura iranje. Urumva uwo mubyeyi yari afite agahinda, yari afite akababaro. Hari abantu bavutse bavuka muri ubwo buryo. Umwana aravuka, maze kuvuka igihe kiragira nyoko abura ibyo abura amashereka. Ibyo bimutera agahinda, bimutera akababaro. Ako kababaro arakaguhereza mu isi y'umwuka. Imana ikuderivure mu izina rya Yesu. Noneho rero uribaza kano kanya ngo kuki morana imibabaro? Munsi umwe umugaragu w'Imana yaravuze ni Yeremiya, aravuga ngo kuki morana imibabaro, kuki uruguma rwanjye rutavurika. Yeremiya mu gice cya 15 yibaza gutyo ngo kuki uruguma rwanjye rutavurika, ese warancutse ngo mbere isoko ishukana. Birashoboka rero nawe ukaba ufite urwo ruguma rutavurika, ariko utazi aho rwaturutse, utazi aho rwakomotse. Rero ni ingenzi kumenya aho rwaturutse. Nkuko tubonye yuko byari ingenzi ko Yesu kumenya ngo uyu muntu yafashwe ryari, mbere yuko usenyera ibibazo byawe. Ibyo bibazo byaje ryari, wafashwe ryari n'uwo mwuka w'icyo kibazo cyatangiye ryari, iyo dayimoni yaje ryari. Igihe rero icyo kibazo cyaziye, umenye ngo buri kibazo cyose kiba gifite umudayimoni ugiteza. Nkuko ubonye uyu mwana kutavuga kwe ntabwo ari ibintu byari byizanye. Kutavuga kwe hari ikiremwa cyabiteraga. Kugwa kwe hasi hari cyatumaga agwa hasi. Kubira ifuro, tubonye ko ari umwuka watumaga abira ifuro. Ntabwo ibyo yikoraga ari wowe byikoreshaga. Hari abantu mubona abantu baba mu bintu bitandukanye mukibwira ngo barabyikoresha, kandi hari ikiremwa kibibakoresha. Hari umuntu uzabona atega, ajya gutega inda abagabo, kibwira ngo niwe ujya kubatega. Hari ikiremwa kimujyana gutega bari abagabo, yisanga agiye gutega abagabo. Hari ikiremwa kimujyana mu busambanyi, kisenga agiye gusambana. Hari ikiremwa gituma wisanga umusharura wawufata ukaruhukira mu kabari, ntugire ikindi kintu utekereza, aho ugahita wirukangira mu kabari ukazakavamo. Ari uko umushahara urangiye, wabona umuntu ati baguhe icupa, undi ati baguhe icupa, wowe ukibwira ngo ni ubugwaneza bwawe bwite bwo kugirira neza abagenzi bawe. Kumbe hari ikiremwa cy'umwuka kigukoresha ibyo ngibyo, gituma usengera ugasengerera n'abo utazi. Hari ikiremwa cy'umwuka gituma usambana ugasambana n'abo utazi. Ndagitegeka kive mu maraso yawe, kive mu mubiri wawe, kirekure ubugingo bwawe. Aka kanya umuriro w'Imana ugitwike mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana ntugitwike, ndagitegeka mu izina rya Yesu. Umuriro w'Imana ntugitwike, imbaraga zo mu ijuru nizikirimbure. Dukomeje tugasoma nyuma yo kuvuga ngo amubaje ngo yafashwe ryari. Hano umugabo yaramubwiye ngo kenshi cyane ngo amuta mu muriro
cyangwa mu mazi. Amaze kumusobanura ko yafashwe akiri umwana, ngo kenshi cyane amuta mu muriro. Umva cya kibazo kigenda kisubira, ngo kenshi cyane, cya kintu ubona kiza kenshi gashoboka, cya kibazo kidacika, cya kibazo kiza kenshi cyane. Umva iri jambo ngo kenshi cyane. Nuvuga rero umwuka utuma ibintu biba bibi cyane bigenda bikagaruka. Wajyaga wibaza ngo kuki ibi bintu bihora bigaruka? Kuki bitewe n'iki? Kuki umuntu nahuza nawe duhora dushwana? Ako kenshi cyane hari umwuka uri inyuma yo gushwana kwacu, hari umwuka uri inyuma yo kudahuza n'uyo muntu, hari umwuka uri inyuma y'iyo ndwara iza buri kenshi. Uranywa imiti igahita ipowa, ejo ikongera ikazamuka kenshi cyane, ugahora unywa ibinini kenshi cyane, kuko hari umwuka uri gutera, yani wenyegeza. Uranywa ikinini ariko nawo kenyegeza, none bigatuma biba kenshi cyane. Ndirukana umwuka utuma biba kenshi cyane mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukana iyo daimoni bituma biba kenshi, imibabaro iba myinshi cyane mu buzima. Ndirukana umwuka utuma biba kenshi, iyo daimoni yisubira, iyo ndwara yisubira, iyo krize yisubira, ndayivuba, ndayihagaritse mu izina rya Yesu Kristo. Iyo wa mwuka wateraga krize uyu muntu muveho, subira ikuzimu mu izina rya Yesu. Ndagutegetse subira ikuzimu mu izina rya Yesu. Ngo ariko niba ubishobora tugirira imbabazi udutabare. Umva nyiri ikibazo ukuntu yavuga ngo ariko niba ubishobora tugirira imbabazi udutabare. Yesu agirira imbabazi abizeye Mosheri. Umva ukuntu Yesu yahise amusubiza ngo, Yesu aramubwira ngo uvuze ngo niba mbishobora, byose bishobokera uwizeye. Hari ibidashobokera abantu bose, ahubwo bishobokera uwizeye. Yesu yarahamirira ngo byose bishobokera uwizeye. Mu yandi magambo, uyu mugabo ntago byari kumushobokera kuko atizeye. Yesu yamubwije ukuri rero, amubwiza ukuri, aramubwira ati byose bishobokera uwizeye. Niba utizeye rero nta mpamvu yo gusenga, niba utanizeye nta mpamvu yo kumvira ijambo wumva iri jambo riri kumanukira hano ku isengesho ribohora. Ariko niba wizeye, uyu mwuka ndawutegetse ukuvemo, iyo ndwara ni ikuvemo. Ntegetse daimoni itera kanseri, ntegetse daimoni itera kuribwa impyiko, ntegetse daimoni gutera kuribwa mu nda, igutera kuribwa mu mutwe, igutera kuribwa mu mara, iyo daimoni gutera kuribwa aho ngaho mu gifu, yewe daimoni utuma aribwa igifu. Ndabategetse mwese mwiyegeranye mwese, navuze mwaba daimoni mwe, mwiyegeranye mu isi y'umwuka ndabegeranya, mu isi y'umwuka ndabegeranya, mu isi y'umwuka ndabegeranya. Izina rya Yesu Kristo ntumije marayika ushinzwe kwegeranya na marayika ushinzwe kuboha, ababohera icyarimwe mwaba daimoni mwe, ababohera icyarimwe mwa myuka mimwe. Izina rya Yesu Kristo musubira mu kidaturwa, musubira aho mwavuye. Izina rya Yesu Kristo uyu muntu ntimuzamugarukeho ukundi, ni mu mbaraga amaraso Yesu Kristo. Urakoze mwana. Niba wizewe muri iri sengesho, nirukanye mwaba daimoni, nirukanye imyuka mibi, iyo myuka ikuvuyeho mu izina rya Yesu. Aho uruvuge ute amen, aho uruhimbaza Imana, aho uruvuge ngo urakoze Mana, aho uruvuge ngo ndabohotse mu izina rya Yesu Kristo, kuko wumvise ko byose bishobokera wizeye. Wizeye ko wabona akazi, byose bishobokera wizeye. Wizeye ko wasamuka ukabyara ugaheka nk'abandi, niba ubyizeye biragushobokeye muri uyu mwanya. Wizeye yuko wakuba ku rugo nawe ugashingirwa ugakora mariage, biragushobokeye niba ubyizeye mu izina rya Yesu Kristo. Wizeye yuko nawe wahinduka ukavamo umuntu mwiza, biragushobokeye, urahindutse mu izina rya Yesu Kristo. Dukomeje tugasoma ngo uwo mwanya se w'uwo mwana avuga cyane ati ndizeye, nkiza kutizera. Naba n'uyu se w'uyu mwana bambe, uyu mwana ntabwo ari kwizerera ku giti cye, ntibyari gushoboka. Ise niwe ari kumwizerera. Reka nkubwire, isengesho rizura buriya n'uwapfuye
kwizera kuzura wapfuye ntabwo wa wundi wapfuye ashobora kwizera, ahubwo kwizera kumusengera niko gushobora kumugarura. Kwizera ko abamupfushije niko gushobora gutuma abandi bapfushije uwo muntu agaruka. Kwizera kwawe niko kwakiza uwo mwana ukiri mutoya. Uwo mwana ukiri muto niwe ugomba kumwizerera. Zamura kwizera kwawe, nta kintu kizakunanira. Zamura kwizera kwawe, nunapfusha Imana izagarura uwo ngo uzaba wapfushije biciye mu kwizera kwawe. Kubera iki mpamvu mvuze ibyo? Nuko Yesu avuze ngo byose bishobokera uwizeye. Mu yandi magambo, nta kidashobokera uwizeye hano mu isi. Buri kimwe cyose wizeye cyagushobokera. Kabone niyo waba wumva ushaka indege ukayizera, yazagushobokera ukayigeraho. Kabone niyo waba ufite kwizera umuntu wawe apfuye amaze iminsi 3 ari muri moroge, umwizereye byagushobokera ukabona yivuyemo. Kabone niyo waba urwaye sida indi igikatumaranye imyaka 25-30 mu mubiri wawe, Yesu yavuze ngo byose bishobokera uwizeye. Wizeye iyo virusi itera sida yakuvamo. Ariko abiki gihe wa mugani mumeze mute? Mwizera ko Imana izazura abapfuye kuva isi yaremwa kugeza ku munsi w'imperuka? Abantu imibiri yabo yaboze, abantu imibiri yabo yabaye ubutaka, byarangiye. Ukizera ko bazagira gute? Bazazuka. Ariko ukiri muzima, umubiri wawe utarapfa, ukumva yuko Imana itagukiza sida, abiki gihe ntabwo mwizera. Abiki gihe Yesu azagezaho kubana nawe ko mutizera. Ese ko wizera ko yazuye Lazaro utaruhari? Ko wizera ko yahumuye zino mu myutaruhari? Kubera iki utizera kano kanya? Kubera iki utizera kano kanya ko nawe yagukiza? Jambo riravuga ngo ko yari kera niyo munsi niko ukiri, niko ari kugeza iteka ryose. Uyu nahinduka, ntahindurwa n'ibihe, ntahindurwa n'imisi. Abana b'abantu nibo bahindurwa n'ibihe, nibo bahindurwa n'imisi. Abana b'abantu bahindurwa na situation bahagazemo. Ariko uyu Yesu Kristo ntabwo ahindurwa na situation, ahubwo wahindura situation umuntu abarimo. N'izina rya Yesu ndagusengera kugira ngo imbaraga zirwanya kwizera kwawe zikinisha kwizera kwawe, kuko zizi yuko mu kwizera ariho ugomba gucirira, mu kwizera ariho ugomba kubohokera. Izo mbaraga nzikubitishije amaraso Yesu Kristo. Ndarekura amaraso Yesu Kristo nk'igikombora gikomeye, kombora ya kirimbuzi, bombe ya kirimbuzi yitwa amaraso Yesu Kristo. Nyarekuye ku bazimu, nyarekuye ku murozi ukwizirikaho. Yewe murozi ngutewe igikombora cy'amaraso Yesu Kristo. Fa kuri uyu muntu ahabwa umugisha, fa kuri uyu muntu agubwe neza, ntuzagaruka ukundi ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami ko uyu muntu umubohoye. Bombe kirimbuzi y'amaraso Yesu Kristo irimbuye uyu mwuka wa kirozi, irimbuye rino jini, irimbuye uno muzimu. Yewe mwuka udafite umubiri n'amaraso wagendaga kuri uyu muntu, wamugenzuraga, wamwumvirizaga, wamukurikiranaga hajya hose kugira twika. Ndakuvuma umutoteje kenshi gashoboka. Ndakuvuma muvyo wowe udafite umubiri n'amaraso, muvyo wowe udatunga umubiri. Yewe mwuka udatunga umubiri, va ku buzima bw'uyu muntu. Iyo tuvuga umwuka udafite umubiri n'amaraso, menya ko Satani yagabanye isi. Kandi ubyibuke ko na Yesu Satani yaraje aramwegera ngo nupfuka mukandamye ndaguha ubwami bwose bwo mu isi n'ikuzo ryabwo kuko nabugabanye. Ntabwo Yesu yigeze amuhakanira. Satani yagabanye isi. Ayigabana mu buhe buryo rero? Amaze kwigabana yarimitse. Iyo tuvuga iyo birava ngo kuko tudakirana n'imyuka n'ibifite umubiri n'amaraso, dukirana n'abatware. Abo nabo Satani yimitse. N'abatware yimitse mu makaritsiye, n'abatware yimitse mu midugudu, mu mirenge, mu rwego rw'intara. N'abatware ndasenga kugira ngo umwuka w'umutware ukurwanya ukubitwe n'igikombora cy'amaraso Yesu Kristo, uwo nawo uguhunge mu izina rya Yesu Kristo. Yimitse abandi bitongo n'abafite ubushobozi. Ndategeka kugira ngo niba urwana n'ibifite ubushobozi ku buzima bwawe bikuhonge katika jina. Iyo myuka ifite ubushobozi nyikubitishije ubushobozi bw'izina risumba izina rya Yesu Kristo rishobora byose. Izo mbaraga zambaye ubushobozi ziguhinge. Arongera avuga ngo ni abategeka isi y'umwijima. Hari igihe watakwa n'imyuka yahawe gutegekwa, ugasanga uhawe urimo uratakwa n'umutegetsi utegeka intara. Dayimoni ko ataka itegeka intara yose
cyangwa ikaba yategeka igihugu cyose, ikaba ariyo yakwatatse, iyo dayimoni y'umutegeka ive ku buzima bwawe. nawe nyikubitishije igikombora cy'amaraso ya Yesu Kristo, kuko handitse yuko nabo bamunesheje amaraso y'umwana w'intama w'Imana n'ijambo ryo guhamya kwa. Turanesha iyo myuka batwara, tuyinesheje amaraso ya Yesu Kristo, tuyinesheje ijambo ry'Imana, kuko handitse yuko nta ntwaro bacire kuturwanya zagira ikidutwara. Myuka y'abategeka y'umwijima kubitwa n'amaraso ya Yesu Kristo umuhunge. Urakoze mwami. Iyo myuka y'abatware itamurutse ku buzima bwawe, bivuye ku buzima bwawe. Mwijambo akomeza avuga ngo n'imyuka mibi y'ahantu ho mwijuru. Urumva ko no mu kirere Satani yaratangatanze, ajya arwanya amasengesho, agatangira ibisubizo by'amasengesho. Mu gice cya Daniel, igice cya 10 cya Daniel, tubona Daniel asenga kamara iminsi 21 nta gisubizo abona. Ngo ariko marayika aramubwira ngo yewe Daniel, we ushishikazwa no gusenga, ugiye watangiye gusenga, ugaca bugufi ku munsi wa mbere, uciye bugufi imbere y'Imana yawe, gusenga kwawe kwarumviswe. Ngo dore ngo mara iminsi 21 umwami w'ubuperesi ambuza. Ntabwo ari umwami w'umuntu wabuzaga marayika kuzana igisubizo, ahubwo ni umudayimoni utegeka ikirere cy'ubuperesi. Hari umudayimoni utegeka ikirere cy'ubuperesi cyaho uherereye, utangira ibisubizo by'amasengesho yawe. Ndategeka umudayimoni utegeka ikirere cyawe, icyo kirere cyawe katika jina la Yesu. Mwuka wa Satani myuka ikorera mu kirere cyawe, muriro w'Imana itwike, mbaraga za Yesu zikongore, rubarozi bakorera mu kirere cyawe, basama ibisubizo by'amasengesho, babuze ibisubizo by'amasengesho kugira ngo bitakugereraho ku gihe katika jina. Cyangwa rirambwira ngo mbona marayika mfite urwabya rwuzuye amaraso ayasuka ku nyanja. Ndatura ngo hoherezwe marayika ufite urwabya rw'amaraso Yesu Kristo ayasuke kuri icyo cyuka gihagamye mu kirere cyawe, gitangira amasengesho, gikubitwe, gitamuruka mu kirere cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Ibisubizo by'amasengesho bikugerereho ku gihe mu izina rya Yesu Kristo, bikugerereho ku gihe mu izina rya Yesu Kristo. Risumba amazina yose, twohereje amakombora hirya no hino mu isi y'umwuka kuri buri wese wari hano ku isengesho ribora official mu isi y'umwuka, mu ruhande rwiwe ibimuzengurutse atabonesha amaso, ibimubuza kugubwa neza atabonesha amaso, ibimubuza kugira amahoro atabonesha amaso, ibimubuza kugera ku cyo wamuremeye atabonesha amaso. Umuriro wawe twike, ndamanura umuriro w'umwuka wera, ndamanura umuriro w'umwuka wera, umuriro wisumba byose. Ijambo rirambwira ngo Uwiteka arabaza ati mbese ijambo ryanjye si umuriro cyangwa se si inyundo imenagura amabuye? Mw'izina rya Yesu Kristo Uwiteka wereza ijambo ryawe ry'umuriro utwika mu isi y'umwuka ibigose uyu mwene data, ibyo atabonesha amaso ye, ibyo bimugusha, ibyo bimuca intege, ibyo bituma agwa, ibyo bituma ava mu byizere. Muriro w'Imana utwika ibyo byose kwa jina la Yesu. Ndagusengera kugira ngo wowe warutangiye gucika intege, uvuga gusenga ko ntacyo bimaze, uvuga ko gusenga ntacyo bikumariye, Satani arimo arakongorera. Ayo ni amajwi y'abazimu mu isi y'umwuka, ugoswe n'abazimu bari kukuganiriza. Mani umuriro w'Imana kubatwika, bashemura ayo matwi yawe izina rya Yesu Kristo, bahinge ayo matwi yawe. Uwo mwuka w'urucantege uri mu mutima wawe ukuveho mu izina rya Yesu Kristo. Ayo majwi y'urucantege akurekure mu izina rya Yesu Kristo. Rekura daimoni ucinege no muntu izina rya Yesu muveho. Iyo umuntu agomba gukira, iyo umuntu agomba kubona ibyiza byose Imana itanga mu izina rya Yesu Kristo. Turasomye kano kanya ngo uwo mwanya se w'umwana avuga cyane ati ndizeye nkiza kutizera, nawe Imana igukize kutizera. Aka kanya wizereremo, wizere kano kanya urabona ubwiza bw'Imana. Izere kano kanya imbaraga zirahari kugira ngo zikubohore, zirahari kugira ngo zigukize. Ngo Yesu abonye iryo teraniro ry'abantu rimushikiye biruka acyaha dayimoni ati yewe dayimoni utumva, yewe dayimoni utavuga kandi utanumva, ndagutegetse muvemo. Kumbe hari ikidayimoni, uyu nguyu yari yashyizwemo cya dayimoni kitumva kitanavuga. Hari dayimoni wateretswemo ituma utumva iby'Imana,
ituma utabisobanukirwa, ituma utabyakira, ituma utabyizera. Iyo dayimoni ituma utizera ijambo ry'Imana, iyo dayimoni ituma utizerera mu isengesho. Va muri uyu muntu mu izina rya Yesu. Reka no kanya yewe dayimoni we, wowe umutera kutizera, umutera kutumva no kutizera, soka muri uyu muntu abo wizera, soka muri uyu muntu abo wizera, soka muri uyu muntu abo wizera kugira ngo akire mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Hari dayimoni ishobora kukwinjiramo ikagutera kwikinisha, ukabaho mu buzima bwikinisha. Iyo dayimoni yaba yarakwinjiyemo ubaye inyumva ufite uwo mudayimoni igutera kwikinisha mu isi y'umwuka. Ndumva hari umuntu uri kunkurikirana ariko afite dayimoni yo kwikinisha. Yewe dayimoni we winjiye muri uyu muntu kamutera kwisambanya, ndagutegetse soka mu buzima bwe, ntuzamugarukemo kundi mu izina rya Yesu Kristo. Umva yewe wa muntu we, ndakumva mu mwuka, ndanakubona mu mwuka. Dayimoni yari yarakwinjemo kagutera kwikinisha no kwisambanya irapfuye kano kanya, urahambutse. Wabikora gusenga ariko utabishaka, icyo kidayimoni kirakurekuye, cyo kizimu kikuvuyemo mu izina rya Yesu Kristo usumba amazina yose. Ako kanya rero hari icyahise kiba. Yesu avuze ngo ndagutegetse muvemo, ntukamugarukemo kundi. Ngo ya dayimoni irataka, iramutigisa cyane, imuvamo, asiga umuhungu asa n'upfuye. Birashoboka kano kanya uri kunyumva wari umeze nk'upfuye, ariko ndaguhagurukije mu izina rya Yesu Kristo. Icyari kikurimo kirahiye, icyo cyagendagendaga mu nda, icyo cyagendagendaga mu bitugu umvaga ibintu bimeze nk'ibigukirigita, mu mutwe ukumva utuntu tumeze nk'udusheshe tugutondagira mu mutwe, cyane cyane aho ngaho mu gihorihori. Iyo ni imyuka mibi, ndayitegetse kugira ngo ikuveho mu izina rya Yesu Kristo. Ndayitegetse kugira ngo ikuveho mu izina rya Yesu Kristo. Ntegetse iyo nyatsi kukuvaho mu izina rya Yesu Kristo. Ntegetse urwo ruzingo bakuzinze kugira ngo utazashaka. Ndabitegetse yewe dayimoni w'uruzingo we, muveho wowe, muveho dayimoni w'uruzingo, muveho, ureke ashake katika jina la Yesu. Urakoze kuri uruzingo narwo ruvuyeho mwami. Tuguhaye amashimwe, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Ngo yinjiye mu nzu abigishwa be babonye ko biherereye, baramubaza bati niki gitumye twebwe tutabishoboye kumwirukana? Arabasubiza ati bene uwo ntavanwamo n'ikindi. Bene icyo cyari kikurimo nta kindi cyakivanaho, kivanyweho n'amasengesho yo kuriza ubusa, kivanyweho n'uyu mwanya twari duhagazemo mu izina rya Yesu Kristo. Twari mu mwanya wa 10 ku munsi wa 14 w'amasengesho yo kwiriza ubusa no gusenga. Mpagaze mu mavuta w'uyu munsi wa 14 wo kwiriza ubusa no gusenga. Nirukanye icyo cyari kikuriho mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo rivuze ngo ko bene uwo mudayimoni, bene wakurwa no kwiriza ubusa no gusenga. Nkaba narindi mu munsi wa 14 wo kwiriza ubusa no gusenga. Mwirukanye bene icyo kidayimoni cyari kikuriho, bene uyu mwuka wagutezaga kuribwa mu nda ku manywa na nijoro, wagutezaga kuribwa mu nda yo hasi. Yewe wa mwuka watezaga uno mugore kuribwa mu nda yo hasi, ndagutegetse mu mavuta yo kuriza ubusa no gusenga, muveho mu izina rya Yesu Kristo. Ndagutegetse mu mavuta yo kuriza ubusa no gusenga, muveho, ntuzagaruke kundi mu nda ye mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera uyu mukobwa wari warashyizwe ruzingo rwo kutarongorwa mu izina rya Yesu, baramuzinze mu izina rya Yesu. Mpagaze mu mavuta yo kuriza ubusa no gusenga yo ku munsi wa 14, ndazingura uno mukobwa mu izina rya Yesu Kristo. Ndamuzingura dayimoni w'uruzingo wari waramuzinze ngo atazashaka. Ndagutegetse mureka shake mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, ntizamugarukeho ukundi. Upfuye by'iteka ryose, upfuye by'iteka ryose, ntukamugarukeho ukundi. Ni mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Yewe dayimoni wowe utuma uyu muntu ahumeka semeka, agahumeka nabi, wa mwuka we, mpagaze mu mavuta yo kwiriza ubusa no gusenga ayo umwami Yesu yadusigiye, aho yadusezeranyije yuko mwebwe mwamyuka mimwe, mwebwe mukurwa no kwiriza ubusa no gusenga mu mavuta y'umunsi wa 14. Ndagutegetse kwa muvao katika jina la Yesu, ntukamugarukeho ukundi. Urakoze mwami Yesu Kristo, tuguhaye amashimwe, tuguhaye icyubahiro kubw'aba bantu bohoye, kubw'aba bantu kijije, kubw'aba bantu batuye, kubw'aba bantu ukuye hino myuka mibi ukayibatamururaho
kubw'uyu mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose tuguhaye amashimwe, tuguhaye icyubahiro, ni mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Amen, amen, amen. Imana iguha umugisha wowe ukurikiranye iri sengesho kandi turimo turasengana, wowe wakurikiranye intambwe ku yindi. Umwami Yesu arakubohoye, imyuka ibyo biremwa by'umwuka byari bikuriho, imbaraga z'amaraso Yesu Kristo zirabikubise, urabohotse. Tuba dukeneye ubuhamya bwanyu rero, narababwiye ngo muyo muduhaye ubuhamya nibwo dutera imbaraga zo gukomeza kuza tukazana ijambo ry'Imana n'amasengesho hano kuri isengesho ribohora official. Ndabashimira rero abaduha ubuhamya muri za message, yaba ari aho ngaho mu kiganiro, hari n'abaca mu gikari bakatubwira iby'Imana iba yakoze. Nawe rero ntukererane iby'Imana iba yakoze, kandi bitangaza nyakuri ushaka kubishimangira ngo bigumeho, ubishimangirisha ituro. Twabonye baba bembe 10 Yesu amaze kubakiza yarabwiye ngo nibagende batanga ituro biyere ku mutambyi. Ni byiza igihe twasenze ku bitangaza bigakoreka, ugakira indwara, ugakira umutwe, mu nda hagakira, imigisha yawe igafunguka. Ni byiza kugaruka hano kuri iki gicaniro, ni byiza kutugarukaho ukatubwira iby'Imana yakoze, ndetse ugatanga n'ituro ryo gushimira Imana rishimangira bya bindi Imana iba yagukoreye hano. Ntabwo ari ukuvuga ngo uzagenda ujye mu rusengero iwanyu ariho utanga ituro, oya, utanga ituro aho igitangaza wakivanye. Ugomba kuza hano ku isengesho ribohora official ugatanga ituro, ukatubwira icyo Imana yakoze. Igihe wagiye mu rusengero aho ngaho iwanyu usenyera ukavuga uti nakurikiranye umuntu kuri YouTube ndakira, ntabwo ubukozi biri byo. Ubukozi binyuranye ntabwo ukoze ibikwiye mu isi y'umwuka. Subira hahandi wahuye n'imbaraga z'Imana, ugaruka no kwisengesho ribohora official, utubwire icyo Imana yakoze, utange n'ituro ry'ishimwe. Imana amahoro rero iguha umugisha, Imana amahoro ikugirire neza. Wadukurikiraga rero wowe wari umushyitsi utarakora subscribe, ntugende utayikoze cyangwa se sabone, ntugende utayikoze, kugira ngo igihe cyose tujye tubana natwe kuri uyu muyoboro wanyu w'isengesho ribohora official. Mugira amahoro, ubuntu bw'Imana bubatwikire, imbabazi z'Imana zibabeho, imigisha yose iva mu gakiza k'Imana wibonere ku gihe mu izina rya Yesu. Iyo Satani yari yarakubujije kugeraho kandi warayigenewe, muririmbyi ajya aririmba ngo imigisha mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narayihawe. Ndakwatura imigisha mu gakiza k'Imana. Imigisha mu gakiza k'Imana harimo gusamuka byara, harimo gukira indwara, harimo gutunganirwa, harimo byose, harimo kuba wakora bikagenda, harimo kuba watangira ka business ugatangira ari mu bintu bito bito, Imana ikagenda uzamura business yawe, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo itangiriro ry'umuntu ryaba rito ariko amaherezo bikunguka. Rero iyo migisha yo kunguka ikuzaho mu izina rya Yesu Kristo, imigisha yo gutera imbere ikumanuka mu izina rya Yesu Kristo, ubwiza bw'Imana bukurabagiraneho, ubuntu bw'Imana bukwambare mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguha igikundiro, ukundwe n'abakure, ukundwe n'abahafi, uboneraho abandi baburiye mu izina rya Yesu Kristo. Abiganza bya benshi bigupfumbaturire mu izina rya Yesu, ariko kandi nawe upfumbaturira abandi. Imana iguha umugisha, nakagaruka ku isengesho ribohora official. Shalom, shalom.